Wallapu mwebwe bakunzi ba NB Zoom Insight mubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi, nkaba mbahaye ikaze no mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Uyu munsi tugiye kugaruka ku nkuru yagaragaje urukundo rukomeye ruri hagati ya Ishimwe Vestine, Kamikazi Dorcas ndetse mama wabo na musaza wabo. Ni mu gihe abantu benshi dusanzwe tuzi Vestine na Dorcas nk'abahanzi bakunzwe mu muziki wo kuramya Imana no guhimbaza no muri industry ya muzika nyarwanda. Gusa kuri iyi nshuro bongeye kwerekana ko bafite umubano mwiza cyane hagati mu muryango wabo. Ubundi uribaza ngo byagenze bite? Ubundi uyu musaza wabo wagize isabukuru y'amavuko nk'uko twabimentioninze yitwa nde? Ubundi ni ukubera iki Vestine na Dorcas bamutunguye? Ese nyuma y'ifoto mwabonye nahe magambo bavuze akurikiye ko nawe yarakomeye? Reka mbahe ikaze hano kuri NB Zoom Insight, inkuru zacu kuri kwawe nk'ibisanzwe, ukandi subscribe niba utarigeze ubikora. Njye nitwa Sana, mbahaye ikaze. Dore uko inkuru rero yose iteye muri rusange. Ubundi byose byatangiye ku munsi w'ejo washize ku itariki 19 z'ukwezi kwa gatandatu, hari ku munsi wa gatanu 2026, nibwo uwitwa Leponse Ushindi akaba ari musaza wa Vestine ndetse na Dorcas yizihizaga isabukuru y'amavuko. Nk'uko bisanzwe bigenda ku mbuga nkoranyambaga, inshuti, abavandimwe benshi bifuriza abantu baziranye isabukuru nziza. Ariko ubutumwa bwa Vestine ndetse na Dorcas bwo bwihariye bwakuruye abantu benshi. Kamikazi Dorcas yafashe ya mbere ajya kuri Instagram yiwe, ajya kuri story ahasanzwe hajya ubutumwa bumara amasaha 28, arangije ahashyira ifoto ya Leponse maze yandikaho amagambo agira ati "Happy birthday my love". Aya magambo yahise akora ku mitima y'abantu benshi kubera uburyo agaragaza urukundo n'ubusabane buri hagati y'umuryango. Ntabwo byagarukiye aho ngaho gusa. Uwitwa Ishimwe Vestine akaba mukuru w'aba bombi nawe yahise ashyiraho ubutumwa burebure burimo ibyifuzo byinshi kandi byiza. Vestine we yagize ati "Happy birthday my love, wishing you good health, success, happiness and countless blessings. May all your dreams come true. Enjoy your special day." Mu Kinyarwanda yashatse nko kumubwira ati "Isabukuru nziza mukunzi wanjye, nkwifurije ubuzima bwiza, intsinzi, ibyishimo n'imigisha itabarika. Icyifuzo cyawe cyose kizagerweho. Ishimira uyu munsi wawe udasanzwe." Ubonye aya magambo yanditse cyangwa se amagambo yageneye musaza we, yerekana urukundo rwimbitse rwa kivandimwe. Hari abantu benshi babonye izi stories bagahita bibaza uwo Leponse Ushindi wariwe, ngo bundi Leponse ndi kubona bapostinze ninde. Abandi bibajije impamvu Vestine na Dorcas bombi bakoresheje amagambo my love cyangwa se rukundo rwanjye. Ariko nk'uko amakuru bigaragaza, Leponse Ushindi ni musaza wa mutoya wa Kamikazi Dorcas na Ishimwe Vestine, akaba ari we ukurikira Dorcas. Bityo aya magambo ntabwo yari afite indi sobanuro idasanzwe gusumbya ibindi bintu bidasanzwe abantu bashaka gutekereza cyangwa se gusumbya uko twebwe twabibonaga. Ahubwo ni uburyo bwo kugaragaza urukundo rwa kivandimwe no kwifuriza umuntu isabukuru nziza. Mu mico myinshi yo ku isi ndetse no mu Rwanda, usanga abavandimwe bakoresha amagambo y'urukundo mu rwego rwo kwerekana ko bishimira umuntu kandi bamwitayeho. Niyo mpamvu abantu benshi bakomeza gushimira uburyo uyu muryango usa n'ufitanye ubumwe. Iyo urebye uburyo Vestine na Dorcas bamaze imyaka myinshi bakorana nk'abahanzikazi, usanga buri gihe bagaragaza ko umuryango ari kimwe mu bintu baha agaciro gakomeye. Nubwo bakunze kuvugwa mu muziki no mu bikorwa byabo bitandukanye, hari igihe ibi bikorwa nk'ibi byoroheje byerekana uruhande rwabo abantu badakunze kubona. Abantu dukunze kubabona ko ari abantu nyine baririmba gospel, batajya bajya mu bintu nk'ibyo byo gupostinga ibindi bintu byinshi ku ruhande, cyangwa se badakunda kugaragara cyane ku mbuga nkoranyambaga, bahagaragara rimwe na rimwe. Ariko gusa igikorwa nk'iki ngiki gitoya, igikorwa kiba kigaragaza ko burya nabo baba bagomba kubaho ubuzima nk'ubw'abantu basanzwe, nubwo ari abasitari, ariko nabo bafite ubundi buzima babamo kandi ubuzima bagomba nyine guturizamo ubwo bakuriyemo mbere y'uko bagera aho bageze uyu munsi. Ariko gusa muri byose hari abakunzi babo benshi bagaragaje ko bishimiye kubona nyine
uburyo aba bavandimwe bafatanye. Abandi bavuga ko ubu butumwa nk'ubu butanga urugero rwiza ku rubyiruko. Muri iki gihe usanga hari abantu benshi bibagirwa kugaragariza urukundo abo mu miryango yabo, atari urwango, wenda reka tuvuga ko atari urwango, bagahugira mu byo bakora gusa ariko ntibite ku muryango, cyangwa se ngo babashe kuba bakwerekana urukundo bafitiye umuryango. Hari n'abavuze ko amafaranga cyangwa impano atari byo byonyine bishimisha umuntu ku isi, kandi by'umwihariko ku munsi w'amavuko. Abantu benshi turibeshya tuti iyo umuntu yavutse turamwohereza impano, turamuha amafaranga, se turamugurira akantu, turamugurira igikeke agitatamure, turamugurira ikinyobwa gihenze, ashobora kuba ashoboye ka whisky, ashoboye agasembuye, ashoboye agafanta, ibyo byo mukabihugiramo. Ndamugurira umwenda mwiza, nshobora kumugurira n'igare n'imodoka, byose nyine ukumva ko tugomba gutanga impano gusa. Ariko hari indi mpano ikomeye tuyibagirwa gutanga, kumuha ijambo ryiza, urukundo tukarumwereka, bitagombye buri gihe ngo tumuhe impano ikomeye gusa. Rimwe na rimwe amagambo meza n'ubutumwa buvuye ku mutima bishobora kugira agaciro karenze ibindi byinshi twamugurira. Niyo mpamvu stories zabo zakomeje gukwirakwira no kuganirwaho n'abantu benshi. Ikindi cyashimishije benshi ni uburyo buri wese muri bo yanditse ubutumwa bwe mu buryo bwe bwihariye. Dorcas yanditse ubutumwa bugufi ariko bwuje urukundo. Vestine yongeraho amagambo menshi y'ibyifuzo byiza, ndetse kuba n'umubyeyi wabo yari ahari byari ibintu bishimishije cyane. Ibi byerekana uburyo buri wese agaragaza urukundo mu buryo butandukanye, ariko intego ikaba imwe: gushimira no gukomeza kunezeza umuntu ukunda. Mu buzima busanzwe, isabukuru ni umwanya mwiza wo kwibuka umuntu wawe no kumwereka ko afite agaciro gakomeye mu buzima bwawe, ndetse n'ubuzima bwe ko ari agaciro nyine gakomeye ku buzima bwe nawe ubwe ku giti cyiwe. Ni umwanya wo kumwifuriza ibyiza ndetse no kumwereka ko hari abantu bamukunda cyane. Kandi nicyo Vestine na Dorcas bakoze kuri musaza wabo Leponse Ushinde. Iki ngiki rero kigaragaza Vestine na Dorcas ku rundi rwego rwo kwerekana ko nyuma y'isura tubabonamo, nyuma y'isura y'abaririmbyi tubabonamo, nyuma y'isura tutababonamo buri munsi ku mbuga nkoranyambaga, isura bafite ihora ituje, igaragara gakeya cyane ku mbuga ariko idasiba mu bitangazamakuru nubwo batavuga kenshi. Iyo sura yose iyo tumaze kuyireba tongera kubona batwereka indi nayo, bakatwereka ko batwitayeho nk'abantu, ariko bakerekana ko nabo bagira urukundo nk'urw'abantu basanzwe, atari ukuvuga ni abasitari gusa. Kandi nicyo Vestine na Dorcas bakoze kuri musaza wabo. Ese wowe bitekerezaho iki? Utekereza ko ubutumwa bwa Vestine na Dorcas bwagaragaje iki ku mubano bafitanye n'umuryango wabo? Andika igitekerezo cyawe hasi muri comment. Niba ukunda inkuru nk'izi kandi subscribe kuri NB Zoom Insight, ukande like ndetse usangize abandi iyi video. Murakoze kudukurikirana. Ini NB Zoom Insight, inkuru zacu kuri kwawe. Nitwa Sana. Ciao ciao, hasta la vista.